Ikaze kuri Hospitality TV Rwanda, tubashimiye kuba mudukurikira. Mwegere hino twige uko wakata imboga zigiye zitandukanye. Tujyane mu murima dusorome shuruje. Iyi bayita shuruje cyangwa se red cabbage. Iyo ugiye kuyisarura urayifata urangiza ukayivuna. Tubibutse ko igihe cyiza cyo gusarura imboga na herbs ari nimugoroba cyangwa mu gitondo nta zuba rihari. Iri shu murabona ko riri muri jaride, tugiye kurisarura. Ukurifata ukarivuna, wamara kurivuna ukarishyira mu kantu kabugenewe. Ubwo tukaba tumaze gusarura urushu rwacu. Reka dukomeze tujye mu gikoni. Iyo uvuye gusarura ibintu mu murima, icyo ukora ni ukuza ukabyoza neza. Ugafungura amazi kuri robine, koza neza, ukajya ukuraho ibinuza by'inyuma. Ibinuza by'inyuma ukajya ubivanaho, warangiza ibyo uri kugenda uvanaho ukabishyira mu kantu kugira ngo uze kubishyira muri puberi. Ukabishyira mu kantu hanyuma ukaza kubita muri puberi. Aha tugeze urabona ko tugeze aho rusa neza. Iby'imyanda byose twamaze kubivanaho. Urarwoza neza ukarwunyuguza, wamara kurwunyuguza ukarushyira mu kantu kabugenewe rukaba rwumuka. Iyi ni koranda, idufasha gutuma ikintu urambitsemo amazi amanuka mu yindi boro uba wasizemo hasi. Urabona ko hari boro hasi, koranda kubera ko itobaguye amazi aramanuka ajya agwamo, ubundi dusange rwumutse neza bidufashe kurukata. Nujya woza imboga gutya uzajya uba wizeye ko umwanda wavuyemo kandi nanone rwumutse neza kugira ngo amazi ataza kujya mu mboga uri gukata. Dusubire muri jaride nanone gushaka batanati. Nanone uyu munsi ngiye kubereka uko ukata batanati neza muri style zigiye zitandukanye bitewe n'icyo ugiye kuyimaza. Hari igihe ushobora kuba ugiye guteka soup cyangwa se ukaba ugiye kuyikoramo imboga bisanzwe, wenda ugiye kuyishyira muri stew se. Tugiye kureba uko ugomba gukata batanati mu buryo buri professionnel. Ujya mu murima ukayisarura niba ufite akarima k'igikoni, niba ufite jaride. Niba nta jaride ufite kandi wajya mu isoko, batanati ziba zihari. Urabona ko ngiye mu murima gusarura. Iyi ni batanati, iri fresh, imeze neza, iracyafite ubuziranenge bwayo, nta zuba ntaki. Reka tujye mu gikoni kuyoza. Iyo ugiye koza batanati ufungura robine nk'ibisanzwe, hanyuma warangiza ukayoza neza kuri running water, ku mazi ari gutemba kugira ngo imisenyi ijye ivaho imanuke. Ukayoza neza ukayikuba n'intoki, ukayoza hose ukayikuba n'intoki ku buryo nta gasenyi gasigara. Mbibutse yuko niba ushaka kuba umushefu wabigize umwuga, uzirinde ko ibiryo uzateka bizazamo umusenyi. Ibaze umukiriya ari kurya umusenyi mu mboga cyangwa ari kurya umusenyi mu biryo. Iyo uvanye ibintu mu murima urabyoza neza, warangiza wabona hariho utwanda dukomeye
ugafata n'akantu k'agashifo cyangwa se agasiponje ugakuba neza kugira ngo imyanda yose ishireho. Iyi ni batanati twayisoromye mureba, murabona ko turi kuyoza neza cyane. Kugira ngo imyanda rero ize gushiraho nuko uyoza ugakubaho n'akantu k'akangwe, agashifo cyangwa agasiponje. Urabona ko imeze neza cyane. Hariya birangira ifite isuku imeze neza cyane. Hariya rwose imeze neza. Hanyuma ukayunyuguza neza, wamara kuyunyuguza ukayishyira ahantu ikumuka. Iyo umaze kuyunyuguza irambika ahantu ikumuka. Urabona ko hano irumuka neza cyane. Tubibutse yuko batanati wayikoramo isupu, batanati supu. Batanati wayikaratamo udukibe ukatwotsa mu ifuru, ukaza kudushyira kuri pura nk'imboga. Batanati kandi wayivanga n'ibindi bintu, amasitiyu n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Dushimiye cyane abakomeje gukurikira Hospitality TV Rwanda, tubashimira kuba mudukurikira. Uyu munsi ngiye kubereka uko bakata imboga zigiye zitandukanye. Muri kumwe na Chef Teacher nk'ibisanzwe. Turakenera cutting board. Iyi niyo cutting board dukoresha, ifite ibara ry'icyatsi cyangwa se green. Dukenere agatambaro ko kuza kuyisecuringa kugira ngo ibe imeze neza. Urabanza ugashyiramo agatambaro hasi. Ubu ngubu cutting board yacu imaze kuba secured. Hanyuma niturangiza dukenere ibyuma. Dufite ibyuma bigiye bitandukanye. Hari isomo ry'ibyuma nabanje kubereka. Ushobora gukenera tuno uri gukata imboga zigiye zitandukanye, n'ibindi byuma biri aha ngaha turaza kugenda dukenera. Hano harimo ibyuma turaza kugenda dukenera. Niba uri umushefu ushaka kubigira umwuga, ugomba kugira ibikoresho. Gira ibikoresho my friends. Gira ibikoresho. Nurangiza ujye ukagenda nagafunze neza. Urabona ko kano gakapu uragafunga neza, ukaba wizeye yuko ibyuma byawe bimeze neza, ugaterura. Urabibona? Urabiterura ukabona bimeze neza. Mugure ibikoresho. Hanyuma ibyuma turakoresha ni ibingibi. Nanone ushobora gukenera imashini ikoreshwa n'intoki. Mandoline ugomba kuyigira kugira ngo akazi korohe. Iyi ni mandoline. Igenda ikata ibintu bigiye bitandukanye. Wayikatisha izi style zose. Izi style zose wagenda uzikata ukoresheje mandoline. Ukoresheje mandoline wagenda ukata ziriya style zigiye zitandukanye. Reka nze tuyifungure. Warangiza imashini ukayivanamo. Iracyari nshyashya, irafunze. Warangiza ugaca ishashi ukavanaho bino. Aka ngaka turakifashisha. Hano niho ushyira ikintu ugiye kugira. Aka ngaka nako turagakoresha. Warangiza ugafata imashini yawe ukagira gutya, nakano ukakazamura. Warangiza imashini yawe ukayitereka neza kuri cutting board. Urabona hano ifite urwembe. Uru ni urwembe ugenda ukora icyo bita kururegera.
genda ururegera neza hano, warangiza kururegera, twege twamaze kuregera aho tugiye gukatira, nta kibazo. Mandorine yawe izajya igenda ikora ibintu bigize gute, bigiye bitandukanye. Mu kanya ngiye kubereka uko tuyikoresha. Niba ushaka kumenya guteka, uri umukozi wo mu rugo, uri umumama ushaka gutekera abana n'umugabo neza, uri umuntu uri gukora muri hoteli, mu kabari cyangwa muri resitora, ushaka kongera ubumenyi, ushaka kuba umushefu uri porofesiyoneri wabigize umwuga, kora subscribe kuri Hospitality TV Rwanda, ukore like, comment and share, ubundi ugumane natwe, wicare wige my friend. Hanyuma tugiye gutangira dukata shuruje cyangwa se red cabbage. Iki ngiki uragikataho gake, ukivaneho ishyire mu kantu kabugenewe. Hanyuma nurangiza ufate rwa rushuruje ukatemo kabiri. Nurangiza kurukatamo kabiri, turasigarana igice kimwe aba ari cyo dukata. Nurangiza urarufata ukarugira gutyo, ukaruhagarika neza. Warangiza ugafata icyuma cyawe ukajya ugenda ugira gutya, ukajya ugenda ugira gutya, ukata duto duto, ukata duto duto, ukata duto duto, nk'umuporofesiyoneri nyine wabigize umwuga. Ntabwo yuri gukata nk'umuntu wize guteka ugenda uhirimbura ibintu binini bingana umusozi, no, ugomba gukata utuntu dutoya tumeze neza. Urabona, ugomba gukata nk'umuntu uri porofesiyoneri. Porofesiyoneri akata utuntu duto duto cyane rwose. Porofesiyoneri mujye mukata utuntu twiza nk'abantu babyize. Ukongera ugafata icyuma cyawe neza, ugapima, ukamanura gutya neza buhoro buhoro, ugakomeza 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 ugakomeza. Urabona utuntu turi gukata ni utuntu twiza cyane, utuntu tumeze neza. Mujye mukata nk'abantu babigize umwuga. Mbo ahangaha nari ndi gukatisha icyuma gisanzwe chef knife. None reka nze nkatishe n'ikindi murebe. Hanyuma noneho izi ngizi reka mbe nzivanyeho, tukatishije icyuma. Uziterura neza gutya n'icyuma, warangiza ugashyira mu kantu kabugenewe. Urabona ko zimeze neza cyane. Urabona ko tumeze neza, nta kibazo cyatwo rwose, tumeze bien. Harangiza ukatubika. Ubu noneho tugiye gukatisha akuma. Ushobora kuba udafite chef knife ariko ufite kano kuma, aka nako karakata, bakita pira. Icyo turakora, urafata urushu rwawe rusa nk'uruhagaze neza gutya, nurangiza urambike hasi, ugenda ugira gutya. Ugenda ugira gutya, 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 ugira gutya. Urabona nako kagerageje gukata neza cyane. Urabona ko kari gukata bye. Aka nako wagakoresha rwose, aka ngaka ugakata imboga. Wagakoresha. Ukibuka no gukiriningaza yugo. Cleaners yugo. Ahantu uri gukorera hagomba kuba hafite isuku. Cleaners yugo. Noneho tugiye gukata dukoresheje mandorine. Ufata mandorine yawe ukayitereka neza hejuru ya cutting board. Warangiza ukaregera urwembe. Kuregera urwembe ugenda ukaraga hano. Urabona ko hano urwembe ruramanutse.
Hano waba ushaka gukata ibintu binini, turongera turuzamure gakeya gakeya. Numara kuruzamura gakeya ururegere, wumve ko hariya harimo umwanya uraza gukatiramo. Hariya hano ni sawa, warangiza ugafunga neza urwembe rwawe. Ugafunga, ukarambika neza. Wamara kurambika neza, ugafata urushu rwawe ukarambika hano. Wamara kurambika hano, ukagenda umanura. Umanura, washaka ukanagira vuba vuba. Murabona ko hano munsi amashu ari kujyamo. Hano munsi amashu rwose ari kugenda ajyamo akase neza. Genda ugira vuba vuba gutya, warangiza ukareba niba amashu yawe yameze neza. Murabona ko dufite amashu meza dukatishije mandoline. Urabona ko ari amashu meza cyane. Amashu yacu dukatishije iki? Mandoline. Urabona ko zino mboga zimeze neza cyane. Tumeze neza, wadukaranga neza ukaturisha ibintu bigiye bitandukanye, wadukoramo salade. Ariko iyo ushaka gukata izo gukaranga cyane cyane, ukata nini kurenza hano. Izi ngizi ngewe nakase ni iza salade. Hanyuma iyo urangije urafata icyuma uzirunde neza. Numara kuzirunda neza, uziterure uzishyire mu kantu kabugenewe ugiye kuzibikamo. Gira gutya, ukakuraho n'intoki, ubundi ukabika imboga zawe zigeze gute? Zimeze neza. Nujya gukora salade uzakata utuntu dukase neza ku buryo umuntu azatubona akabona dukase neza, tumeze neza. Murareba? Mukore subscribe, ubundi mwicare twige. Okay, noneho tugiye kureba uko bakata batanati. Uko bakata batanati. Urabona dufite batanati nziza cyane. Urabanza ugakuraho umutwe, warangiza ugafata pira ukayihata. Hanyuma kugira ngo uhate neza, ntabwo turahatira kuri cutting board. Nk'umuntu w'umushefu wabigize umwuga, ugomba kuba ufite kano kuma. Hanyuma ukagira ibyo bita free container system. Free container system, uba ufite aho ikintu kiri, uba ufite aho ikintu uri kukivana, byaba ari ibirayi, byaba ari ibiki byose ugiye gukata, ugomba kuba ufite free container system. Aho ikintu uri kukivana, aho urahatira, naho urashyira ibyo umaze guhata. Ubwo noneho iki nkivanye hano, ndashyira hano hejuru kubera ko arongeye guhatira, nindangiza ngende ngira gutya. Uhatishe pira yawe neza. Hanyuma ukagenda uhata neza, uhindura, uhata. Bigusaba kuba ufite pira ihata neza, ugakomeza uhata n'agapira kawe neza. Urabona ko tumaze guhata, batanati yacu imeze neza. Turasubira kuri uhita, iyo umaze guhata gutya uyishyira hahandi mu kintu cya gatatu, ugakomeza ugahata.
niba ari ibintu byinshi uri guhata ukomeza ushyira mu kintu hano, ibyo hasi byose ushyira hano. Ubwo igikurikiyeho tugiye gufata batanati yacu tuyikate. Urabanza ukureho kano kantu ko munsi hano kugira ngo ibe imeze neza, hanyuma nurangiza uyitereke gutya. Numara kuyitereka ushyiremo icyuma hagati umanure neza. Urabona ko dufite batanati imeze neza, ifite ibice bibiri bimeze neza. Yari batanati ugiye kotsa nko mu ifuru, ufata ikiyiko, wamara gufata ikiyiko ugakuramo bino ukabyobora, wamara kubyobora neza ugasiga harimo umwobo, ugasigaho bata neza, warangiza gusigaho bata ugateraho uturungo, ukajya kujyana mu ifuru ukacyotsa neza. Pause. Batanati ugiye kotsa uvanamo bino n'ikiyiko. Ufata ikiyiko ukavanamo bino neza mo imbere. Ibi ngibi ukabishyira mu kantu k'imyanda, warangiza ugasigarana batanati yawe imeze gutya. Ubu iyi ngiyi wayisiga amavuta, wamara kuyisiga amavuta ukayotsa mu ifuru. Wamara kuyotsa mu ifuru ugakora izindi mboga ugashyiramo muno, warangiza gushyiramo muno ukayiperezanta. Hanyuma batanati ugiye gukata bisanzwe, ugiye nko gukora isupu, ugira gutya. Reka nyicemo kabiri ndabereka uko ngiye kuzikoresha izi batanati zombi. Iyi ni n'ubundi turavanamo bya bindi kuko ntabwo tubikeneye cyane. Nurangiza usigarane batanati imeze gutya. Nurangiza uyubike, numara kuyubika uyikate. Ugenda uyikata, numara kugenda uyikata nanone wongere ukate gutya. Ugenda ufata tubiri ukata gutya. Ibi ni iby'isupu nyine, ntabwo ari ngombwa gukata neza cyane kuko turaza kubibeta. Wongere ufate gutya, ugire gutya, shyire hariya. Wongere ufate gutya, ugire gutya, shyire hariya. Izi ngizi ni batanati zo gukoramo supu. Izi ni zo gukoramo supu. Uzikata peyizane cyangwa se mayapuwa uko ubonye gutyo nyine, kuko nizo gukoramo isupu. N'ubundi turaza kuzibeta. Warangiza ugafata akantu kabugenewe ukaziyoreramo neza ukoresheje icyuma nk'uko nabigishije biri professional. Ubundi ukazibika kuko izi ngizi nizo gukoramo agasupu. Y'umutwe idafitemo icyobo hano. Iyi ngiyi nk'umushefu uba ugize amahirwe yo kubona batanati imeze neza, ushobora gukuramo utuntu tw'udukibe tungana. Urugero ugiye nko gukora imboga zo kuganishinga kuri pura cyangwa se zo gukoramo accompaniment, uragira gutya umanure neza. Numara kumanura ugire gutya na kano kavaneho. Nurangiza ukatemo utuntu tumeze nk'utu batoneti. Urabona dufitemo utuntu tumeze nk'utu batoneti. Watubonye. None nurangiza dukeneye gukora imboga z'udukibe. Urabifata byombi byegeranye, nurangiza
ukoremo udukibe. Ujye ugenda gutya ukoramo udukibe tugize gute, tungana. Nurangiza ugire gutya, urabona ko dufite udukibe tungana. Icyo ukora utungutu udutera amavuta, ugateraho n'ikirungo, ugashyira mu ifuru tukumuka neza tukaba crispy. Iyo tumaze kuba crispy, icyo ukora udukora nk'imboga nyine ziherekeza ifunguro risanzwe, inyama, inkoko zikagenda nk'imboga. Tuzagenda tubibereka mu mapura agiye atandukanye. Mujye mwiga gukata neza, mukata ibintu byanyu neza, hanyuma warangiza ukadufata ukatubika. Hanyuma na kandi kasigaye nako udakeneye ibintu bifite forume nziza cyane, nakura agafata ukakubika, ugafata icyuma gutyo ukamanura, ukongera gutyo ukamanura, ukongera gutyo ukamanura, warangiza ukagira utuntu tumeze gutya. Warangiza natwo ukatwegeranya, ukongera ugakoramo utuntu tw'udukibe, nubwo turaba tutari udukibe neza. Urabona ko tuno nta forume dufite nziza, ariko natwo wadukora nk'imboga, kubera ko mu gikoni ntabwo tuba dushaka ibintu byo kugaspiya. Waba utadukozemo nk'imboga ukadukoramo supu. Turiya dukoze mu kanya nitwo wakoramo imboga, kuko dusa neza, tuba dufite impande zose zingana. Warangiza rero utungutu ndatuvanga na twa tundi two gukoramo isupu. Ubundi ukaba urangije gukata batanati yawe, ukagenda ukayikaranga neza ugakoramo isupu. Tuzagenda tubereka ibintu bitandukanye, uko bakora amasosi akonje, amasupu, uko bateka ibintu bigiye bitandukanye, inkoko, inyama, bifu n'ibindi n'ibindi. Mwebwe mukore subscribe ubundi mugumane na Hospitality TV Rwanda. Uyu munsi twari turi kwiga gukata amashu na batanati. Murabona ko nkuko mubibona twakasa amashu yacu neza. Aya ni amashu yo gukoramo salade. Ushobora no gukata amashu yo gukaranga cyangwa se gusotinga, ariko amashu yo gukaranga yo yaba ari manini kurusha hano. Utungutu murabona ko ni duto, ni utwa salade. Aya ni aya salade twakase gutya, twakatishije ibintu bigiye bitandukanye. Twakoresheje mandoline, dukoresha pira, dukoresha na chef knife. Hanyuma tujye kuri batanati. Twakase batanati yo kotsa mu ifuru. Iyi ngiyi ni batanati yo kotsa mu ifuru, ushobora kuyita half batanati, niko wayita. Hanyuma dukata na batanati zo gukoramo imboga. Utungutu tuba dukase gutya tungana twose neza, uradufata ukadusiga amavuta, ugateraho ikirungo nka seleri zicopinze, rosemary, thyme, bashyiraho amavuta, ubundi ugashyira kuri tray ukohereza mu ifuru. Twamara kuba crispy ukatuvanamo ukadusavinga nk'imboga. Hanyuma tugere ku zindi batanati twakase, zikase mu buryo bwa mayapua. Mayapua nta forume nziza cyane ihambaye iba ifite, cyane cyane uyikoresha ushaka gukata nk'ibintu ushaka gukoramo isupu. Izi ngizi rero batanati zacu za mayapua twakase turazikoramo supu. Ubwo ni iyihe supu? Batanati supu.
Aha, abakunzi ba Hospitality TV Rwanda rero tubashimira kuba mudukurikira, ubundi mukomeze mubane natwe, mukore subscribe, mukore share, mukore comment, mutubwire uko bimeze, ibyo mushaka kwiga, ubundi mugumane natwe kuri Hospitality TV Rwanda. Nta handi wakwigira ibintu nk'ibi uretse kuri Hospitality TV Rwanda. Muzavuge ngo mwabuze aho mwigira guteka, mukore subscribe, mugume kuri Hospitality TV Rwanda mwirebera. Wabura aho gutekera gute kandi Chef Teacher ahari ku bwanyu? Mwari kumwe na Chef Teacher nk'ibisanzwe, tuzasubire muri video y'ubutaha. Murakoze cyane, bye bye.